Miss Rose. Bimeze bite? Miss Fresh kabisa. Ramen sayibona. Ramen si that's crazy kabisa. Neza ahubwo biriya bintu byabibaho kwe. Kugira ngo umugabo kwifatira kugira nawe umuntu utekereza boss. Muri iki kigo ariko na umuntu utekereza kugira amafaranga angana kuriya kure. Wowe se wagishatse akantu mukorera. Navuganye nawe ambwira ko imodoka ziri kuza. Nabona ibyo bicuruzwa ikibazo ni iki? Ariko muhora mukora amakosa ngo amakontineri ngo yatinze kuhagera bityo. Ngo nabura abashinzwe. Kimutse ibi bigendo baya deduane. Ngiye mama ngiye gushafanya kuza kuntora. None namara kuntora ngewe mite nza mbikurikirana. Umeze wewe munsi Kabisa. Nabyumva cyane. ugiye gahunda ufite urungu ibindi byose wava mu bireke. Ndakumva. Ugiye gukurikirana Gute boss? biba warahamenye Ndahazi cyane. warahamenye Cyane. ugiye gushaka uburyo ki umukurikirana yaba amateka ushaka Ndakumva. yaba icyo kurya buri kimwe cyose uzakenera nzakigura ariko umenye amakuru ye yose uko ameze akunda iki arya iki anywa iki aganira ameze gute mwabyumvise Wowe tunushaka no kugira ngo menye icyo akora. ugenda umumenyera amakuru yose ukuntu ameze ubundi uzume raporo. Miliyoni 50 nta kindi kintu. Miliyoni senkani kuko nabonye hanataha itayigetse gatanu ugomba kwihorera si ufite umwana mwiza nanjye cyane ko mbizera kwihorera ntabwo amafaranga yatanga gutya noneho mukongera kuyanyishyuza amafaranga yanangiye ngo nagiye gusanga njye nanjye gusambana bangamba ndihorera ntabwo ibyo nabiheza gutyo. Yes brother, ngo meze bite fresh man. Cyane neza man, ariko ugiye akazi kano kankumye mu mavi mu mavi man. Niba mu ejo bundi. Man, abo boss dukorera, tuba duhemba. Ariko mukagara gusanga petit frere we ngo yagiye kujya gukeka umwana yaje ko Wabyibone. Nanjye buyarana mu nyahugungu niwe narinje gushaka waje. Baza gutunya umwana. Wabyibone. Ako ni danje man, ni danje bro. Ni danje. Ariko man, je kintu n'imodari bakimwe man bro. Akazi nagomba no gukatira ntabwo bigomba kubaho. Ese umuntu akubwira ati dukore ikintu. Nugaze umupeta amafaranga yiwawe muryango wewe nafite amafaranga ariko naso byose. Ukuntu twakajemo tuvuga ati tuje mu bakire mu baherwe tugiye kuza tubona amafaranga dukora iki so Bro, ikintu kimwe kirimo kirambabaza. Akagaya nagombye kuba mfite n'akazi kanarenze mana umusana wenda kujya na Dubai nkajya kuba gukora akazi keza karenze. Aka niko kazi ngiye kujya kwirirwa amenye umuntu nimba yagiye no kujya muri ibi byose mbimenye man. Icyanywa, icyarya, icyakora nyine buri kimwe cyose. Ubu niho ngiye bro. okay Bagushaka agenda urebe byari byo nta banza mugereho Oje men. Sawa sanga buretse ndabona umukobwa wanjye amamagaye. Okay, ndaje umupe gato.
ndagukumbuye mukobwa wanjye ariko nawe uritetesha kuri dadi cyane mba mfite akazi kenshi oya wowe humura mfite akazi kenshi mwana urabizi twari tujyanye nyine bahita bamaho ku kazi hari ibibazo urabona iriya bizinesi oya ntabwo kuruta sipiti hasi ubanza umbwire we bimeze bite akavukansi wagiye cyane urabizi oya se umva se mukobwa wanjye iriya diro twakoze niyo yatumye ewana njyewe mvuga ngo genda wishime rwose inshuti zawe nubwo njye nabonetse ariko ndi kukuzirikana nubwo mfite akazi kenshi urumva ariko gira umanuke mubwire indi diro dukora urumva noneho urabona no mu rugo urakenewe nta muntu hari mama wawe yibereye hanze wa muhungu yaragiye se aragaruka nyine uze nawe agira bigaragara ko ari umuntu watanga oya umushoferi agiye kuza kuntwara mba nshaka kugenda mu modoka yanjye ifite umutekano umushoferi agiye kuza kumfata n'indwara ahita amukoherereza I love you rwoshya neza mukobwa wanjye ubwo turasubira mu kanya nuza hari n'agasipurize ngufitiye sawa I love you Ado. Sisi umeze neza? Ubuzima bwo ku ishuri nawe urabizi ko biba bitanga. Naragukoranije se? Uzaza konsula rigare se? Nisibyo ntabwo wenda kujya muri vaka? Nacyo nyine uzajya gafite n'inyama ntabwo. Mva niduzungu nabenze tu. Welcome. ariko wowe buri gihe ntabwo ushobora kuza ngo baze unanteguza ko ugiye kuza reka ahubwo narinyuzeho waba wicaye shangirwa aka ni agacyo uri kunywa njyewe nsigaye ninywera amazi ibi bintu bizakwica kabisa ninywera amazi buriya njyewe yego ngo bimeze bite ndebye n'iminsi turimo ndareba sorry ndaje nawe ngo mwihanganye ndaje gatungiye kuhagera Afura nawe ameze neza nubwo yigeze n'abari kameze neza. Icya kibazo kimwe cyo gukunda agacupa n'igitsina. Meze neza cyane fresh. Nyine ndabwira mbere ko nyine ugomba kuza niyo kuza inzara yari imeze nabi muri iyi minsi kuko noneho basigaye badutekera batetse ntari umukozi wawe unkoreye sinamwirukaga muri kantine sawa urakoze umwana wo mu maraso shana nyine urwo rusaku urimo urumva ndi impande ya dorotwari niyo mpamvu wumva urusaku rungana gutya okay noneho turaburanye urabizi duherukana kera
turangira dukora ya diro sinzi nimba nakibyibuka abona i Kigali uretse aba yihutira gusa nkawe nk'umukire ntabwo nabibaga amakuru yawe noneho reka mubwire icy'ingenzi ndi kujya mu kazi ndi kwihuta abantu muri iyi minsi hari ikibazo kimumereye ntabwo gisa nka cya kindi mperutse kukubwira cya gihe mperutse gukemura none se boss yego aya mazi ntujya uyashobora aya mwere kabisa uzanire Nyabarongo mu nzu aya bireke ndi kwihuta none kumva mubwire diro ngufitiye ikigenza nicyo nshaka kumenya hari indire ejo bundi twakoze n'umukobwa wawe nanone umukobwa wawe tuzi umukobwa wanjye mureke mani ninjya mvuga umukobwa wanjye ucece utega amatwi sibyo tega amatwi tega amatwi utega amatwi noneho urumva hari uducamo rw'umuginga yagize gutya n'indi umukobwa wanjye nabonye abandi abatipe yanzaniye mbona ukuntu bameze n'abana ni bari cyane mbona bashobora kugenda bashaka umuziki kandi kazi nanone nzi gushaka unekere imenyere ni bantu ki numva kuko mba ngomba kwirinda gutegura ubwirinzi hakiri kare ni bantu ki bajya he birirwa he bakora buri kamwe kose detaye nimugoroba mu kazi wambaye rapfuye ibyo ngibyo ntabamenye ute urabamenye ute njyewe ndaje amwezi amafoto yawe numva ndanya ku mukobwa wanjye umwe muri bo ndaje ndumva ashobora kuba yafite noneho mubwira koherereza ndiza ko bayifite noneho raporo ndayishaka aba ari abantu sinabizera natinze turavugana kuri phone sibyo okay dore si rero kanda nshaka no kuguhakana ko kumugasoma naribe ndenga urabizi ko ntajya mva mu rugo ngiye aha muri iyi minsi nzobere mu bwami bwanjye menye naza aho wakuye amafaranga ko wicaye mu rugo uri kunywera mu rugo aha ntugongane n'umuntu uri aho mu nzu ugiye kuza kundeba ndabizi inshoreke zawe se shaka mu migina no muri korodori hose kari hamwe witwararike nye ndabona ari n'umukobwa mwiza yego karibu sheri Brameze bite? Heza. Amahoro. Se mwana rero ko muzi wahagaze cyangwa cyangwa nongera n'akazi karahagaze. Niba nibereye mu rugo ninywera amazi. akabura ibyo kureka akazi nzaba wabigizemo uruhare ubona imyitwarire ntazi ukuntu iteye Bro, naba nabigizemo nyine. Twagiye urabona biriya byabaye ni byagiye bihurira na biriya gusa. Nubwo nyine bro wanjye mwana bro hari ubugira umusore nanjye umusore nubwo ni petit frère ariko muri abo musore sibyo ibintu nka biriya byambayeho nawe byakubaho mwana tuba n'utuntu toto mwana uzi kandi turi i Kigali turi i Kigali no kandi ikintu cyabayeho wenda nuko sinzi n'uwatanze umuntu kujya mu kazi bamenye biriya bintu byabaye kujya aho bampagarika mani sinzi ukuntu byagenze ariko biriya ni ibintu bisanzwe sinzi ko nabivuga ngo gusa nyine akazi n'ubundi si kuba muri iminsi itomere ko akazi kamenyekana aboneke tu ese ni nandi akazi cyane twarageze mu rugo nanjye ubwanjye nkafatamo indwara ntazi bro ntabwo ari meza buriya buzima ntabwo ari bwiza cyane ndabizi mani ariko ase wowe uzashimishwe n'umukobwa wawe washatse mu rugo rwawe bro ibyo bizakugirira akamaro ka kantu kabayeho ukuntu biba bimeze rero uriya musisita n'uyumva twariganye turi inshuti ibintu byo ku ishuri ubuzima bw'ishuri nawe urabuzi njyewe nkeka ko biriya bintu byanabaye atari uko byahuriranye ukuntu nabibonye uriya musisita yifata na papa wiwe nawe ibyo bintu bimeze nk'akagambane ni gute uhurana n'umuntu wenda ukaba utanga ikindi kibazo runaka ariko ukabona ashishikaje no guca amafaranga amafaranga yatanze ni menshi cyane ariko igihari cyo
Bro, amafaranga azagaruka. Amafaranga azagaruka cyane kandi bitari na gake. Kuko miliyoni mani gutanga miliyoni ni ikintu cyatanje cyabaye. Nuko bansanze mu gipangu cy'abandi. Ntacyo nyine imbaraga zo mu muryango uzazikoresha nyine nk'uko biri ngombwa yose ko tujye dukunda gusuzugurika cyane. Tuzakoresha igihe cyacu kubera ko tuba twaragiharaniye. Nzareba neza niba koko ufite imbaraga z'amaraso y'umuryango koko nk'uko biri ngombwa. Tuzabikoresha biri ngombwa nta kibazo. Nzareba igisubizo cyawe. no kumvugisha kuri telefone bibazo n'ubuvuzi Ndabona bari kwirindana n'umunsi ku wundi. Bakwirinda n'icyorezo. Urabona ko ufite akazi kahagaze n'ibintu gukora. Ariko gusa n'ibindi gukemuka. Nyine turongeraho yagimbwiye ko agiye kuza ndamubara kugurisha ikiko nyine tongera mba ndi mu miruhuko iri aho ngaho fureshi. niba gukora neza uba ubona uko nguko nawe hari umusoro. Ndabona umusakoze pe. Isistere kagende. Cyane ibyo twagere nk'uko nawe turaza guhuje. Yose turaza Sezari mpamvu z'akazi. Sana ari ishuri mu kindi gihe twari tugusura famille tukakugeraho tukareba ibyo ari byo, ariko nyine kano kantu gaciyemo ntabwo kabaye keza ku buryo nanjye ngo nariyobewe ko byarambabaje cyane. Narabangamiye no kwenda tukabimenya nk'umuntu uri ku masisiteri wacu uri ku ishuri. Ntabwo aba ari ngombwa ko nakubwira ngo nagize akabazo kanaka urabizi mwembi ugeze mu gihe cy'ibizami. Ntabwo nakubwiye ngo wenda ngo nagize ibibazo nk'ibi ugasanga ukoze n'ikizami nabi. Nabisatiwe n'iki kugira ngo bakore ku kazi mwabo? Sabyeho rero ni birebire. Ngo ni kakundi kwawe nawe urabona indege z'i Kigali nawe ubwo ngubwo. Cyabyiwe nabyindembe mani nyine tu. Ni akantu kaciyemo ko nawe wabeze ko uzabyumva ko ari inkuru yabaye ndende. Ntari bishaka gusa harashira iminsi ibiri nabimenye. Ntabwo ari bushira iminsi ibiri nabimenye. Cyane ubwo yashira nyine habaye akabazo akabazo barambwira ati ujya musange bombi wabo ntabwo baba barabizi ko ko barimo bakiri bakanje bibereye hanze. Ntabwo cyangwa bagiye mu karuhuko hanze wayigerageza uri kumutubwiramo ariko nafashe kandi nabwo tunaburenze noneho n'umushinga wanjye kandi tumenya igihe kinini kamusange bombi banafashe akabayike ngerayo. Noneho nkimugeraho turagenda turaganira inongera iwabo homu twinjira mu nzu tujya hano turi hano muri salo wapi ntabwo horo fureshi nyine n'ubundi wumva twari twenyine tuhoma tugera mu cyumba. Biza kugenda gute se hanyuma yawe? Nyine twagiye mu cyumba turiyicarira turiganirira biraho wallahi gusa ariyo mpamvu n'ubu ubona nigeze nzana kukurira ku ishuri. Narabaye cyane shana kwihangana kuva byarakugendekeye nabi ku buryo wumve ko umuntu muke cyane yambara ngo nise ntabwo se nari muzi sinamubonye igomba nasaraje wallahi mani umukobwa wanjye mwasanga ari kuri bwanjye bw'ibinini gusambana umukobwa w'abandi hari ibintu birancanga cyaratanze ubuzima bwanjye mani y'urumva banciye amafaranga hafi mu mani
haciye miliyoni murabizi n'akazi nemaze iminsi bice bitagenda no kuri tubona tanze make bro namukuyemo 600 n'imana aya nanjye ko yaranangiye ari kwishaka rya banje ushobora kurakara utagishaka no kukuvugisha suri kabisa nakundi tu Karine, kubona aho telefone yawe. Nesse neza se sha nanjye no naribi nyine wagira wansura mu rugo hari ribi oya nabwo wanjye mukuru yagiye noneho n'uwo hari nyine ntari bitwiwe kabisa shiri wanzaniye agacipusi ubwo ntaribu uramukura nuzi ngaho utebuka love you mbona bashimye cyane bize bitari sinabikubwiye ubwo utamvugisha tuza wowe mwereke mu kanya araje tumurije kuvugana afite ibiceri amafaranga afite amafaranga ubwo reka nze mubibwire aya meza araje yuzure oya ni ukuri si ukumva nakubeshya ngiye kunywa agiye kuza mu kanya si ubwo wamushaka vuga neza atewe terekera ukuntu ameze Nyosheri wawe